Hello my friend, nkomeza kubashimira icyizere mudahema kongera. Uno munsi rero twagarutse ku kibazo benshi bambajije kivuga ngo hated Facebook account biri permanent. Uno munsi rero ngiye gukwereka ukuntu wabasha gusura Facebook account. Ibi bintu rero akamaro kabyo, wari umuntu wasanga gafite account nyinshi ku buryo kuzikontorora ubwe bimunanira. Izo account rero uno munsi ngiye kukwerekana ukuntu wabasha gusiba Facebook yawe account guhera uno munsi ku buryo utazongera guhura n'ikibazo nka kiriya cyo kuba ufite Facebook account nyinshi. Icyo kibazo ngiye kukigufashamo ku buryo kitazongera kuba cyakugeraho, ku buryo uzagira Facebook ubwe wabasha kumanaginga, apana kuzajya usanga ufite Facebook account nyinshi ugasanga birakubangamira cyangwa biteza izindi mpamvu zindi, cyangwa ugasanga hari abandi bakoresha account yawe yindi. Ikintu ukora rero urabanza ukaroginga in muri Facebook yawe, urafungura Facebook yawe ubanza uroginge in muri iyo Facebook ushaka gusiba. Numara gufata kuroginga in muri iyo Facebook ushaka gusiba, urahita ukurikiza hiki, urahita uza hano handitse utu tudomo dutatu hano hejuru, hejuru hari utudomo dutatu tugiye how to delete Facebook account biri permanent. Atari ibintu byo kukubwira ngo barayisiba ngizagumaho, biri permanent ikavaho ku buryo itazongera kugaruka. Apana bagushuka bakubwira ngo kuyisinga Facebook nyinshi nizo nziza, nimbi kuko Facebook nyinshi usanga zikugora, cyangwa ugashaka n'umuntu ugushatsa zikugikoresha iyo account ugasanga yakubuze. Uraza rero ku tudomo dutatu uradufungura, nutumara kudufungura hanze uri buke uramanuka uzi hano hantu handitse ngo setting, hano handitse setting, hano handitse setting, abumva igiswahili bayita parametre. Niba ushobora gusanga handitse parametre ariko twe ni setting. Urafungura rero setting yawe, ukimara gufungura setting yawe rero ikindi kintu kiri bukurikireho kindi, urahita uza hano hantu handitse ngo, urakanda hano handitse ngo control center. Iyi ngiyi hano ngaha urakanda hano, ukiyakanda urikibaza ngo arahita hakurikira hiki, barahita bakuzana hano. Hari ahantu hari abantu batabonye neza, reka mbaze mpabereke mubashe kuba mwahasobanukirwa. Uraza hano ngaha urakanda hano, ubanza ubyumve neza, urakanda. Ukimara kuhakanda ikindi kintu kiri bube urahita uhinjira. Ukinjira barahita bakubwira ngo account yawe ngo personal diet, urahita uzukande hano, urahita uza hano ahanditse more information hano, oya sorry gato, urahita uza hano ngaha handitse ngo personal datas, hano ngaha urahita uza hano. Ukimara kuhaza barahita bakwereka email yawe, hano urahita uza kandi hano hantu handitse ngo account renewalship control, hano ngaha urakanda. Ukimara kuhakanda urarindira gato, urabona ahantu bakubwira ngo deactivation or deletion, temporary deactivated, permanent deleted account profiles. Urahita uza ukanda hano ngaha, urahita uza ukanda. Ukiyakanda ikintu kiri bube barahita baguhitishamo iyo account ushaka gusiba. Uraza uhitemo account ushaka gusiba, niba ari iyi cyangwa niba hari indi yindi irimo, uraza uyikandeho niba ari iyi. Ukikandaho urahita ubona ahantu henshi, urabona ahantu bakubwira ngo deactivated this account, hakaba niyo bita handitse ngo deleted this account permanent. Wowe rero hano ngaha urahitamo ahantu ushaka, ese iraza kuba ari permanent hano ngaha, wowe urihitiramo aho ushaka cyangwa hari buze hano. Rero reka mbaze mbagusobanurire hano ngaho ubashe kubasobanukirwa. Hano hejuru hano handitse ngo deactivated this account,
hano uba ugiye gusiba account yawe, ariko ni ngo kuyihidinga, ariko account ntabwo ibivuyeho, ubu yisibye, ariko n'ubundi umuntu wese uyisacinze arayibona, ariko isibye ku buryo utayikora login in ngo yinjiremo. Noneho hano handitse ngo deleted this permanent, hari benshi babashije kuba babisobanukirwa vuba. Hano ngaho ni ngo kuvuga ngo ahangaha ni ukuyisiba burundu, ni ukuyisiba burundu ku buryo utazongera kubona iyi account. Rero niba ugiye kwisiba burundu kugira utazongera kubona ino account, urazwa kandi urabona ko kano kadomo kano kadomo karaha, kari hano, twakajyanye hano, urahita ukazana. Ukikazana urahita ukanda hano handitse ngo continue, urakanda continue, utegereze. Bahise batubwira ati before deleted this message be available to help. Bahise bakubaza ati se niye mpamvu ugiye gusiba ino account, ese niye mpamvu? Hasi handitse ngo spend too much time on Facebook, you have a private content, don't free save this account was hacked. Wowe rero urahita kugira ngo ino account ya bigaragare neza, urahita uzano handitse ngo bihazi hacked, yarahakinzwe cyangwa yinjiwemo, urahita uhakanda gutya, uhita uza ukandi hano handitse ngo continue hano. Ngwibutsa ko kugira izi account mufungura mukanga kuzisiba, izi account zishobora guteza ibibazo byinshi. Hari ibintu byinshi mugenda mwemeza ku buryo izi account bashobora kuzikoreraho ugasanga bazikoreyeho ibintu byinshi. Gusa wowe ibureba niba warakoze subscribe kuri ino channel yacu ya YouTube, asigaye utubwira ati mujye mutubwira ibigezweho cyangwa icyo twakora cyangwa ukuntu twabasha gusobanukirwa telefoni zacu nizo nshingano zacu. Hano rero ikintu turi bukore, urahita uza kandi hano handitse ngo continue. Ukimara gushyira hano hazi hacked, urahita ukanda continue. Ngwibutsa ko ugomba gukora subscribe, cyangwa wifuza ko ari n'inkunga wadutera cyangwa ikindi gitekerezo watugezaho, wafata ukatwandikira kuri nimero zacu ziba ziri kuri buri video. Nimero zacu ni 0794441441, ukabasha kutwandikira tukavugana, yaba kuri WhatsApp tukabasha kuba twavugana. Urahita uza ukanda hano continue hano ngaha. Ukimara gushaka gukora continue, urabona ko ya continue security Facebook, urahita uza ukanda hano ngaha. None bavuze ngo ese ngibi bintu biremejwe? Hano ngaha rero ni ubyemereza, hano handitse ngo continue. Hano rero tugiye kubyemeza, irahita ivamo biri permanent. Urahakanda, ukiyakanda irahita bakuzana hano permanent this account. Hasi handitse ngo keep message deactivated installation, deactivated this account. Urahita umanuka hasi cyane ukande hano handitse ngo continue hano. Ukimara gukanda continue, account yawe iraba yagize ute, yavuyemo. Gutya hano ngaho ukumva ko tubwira ngo dushyiremo security kugira ngo tugire ute, tubashe kuba twayisize mu security. Sinyikwereka, uraza kwihangana. Gutya rero urabona ko account yacu kimara gushyiramo password yawe irimo, bahise bakubwira ati tugiye gukonfirma. Rero urabona ahantu handitse ngo deleted account, urabona n'ahandi handitse ngo, urabona hejuru ijambo bakubwiye hano hejuru handitse ngo confirm your permanent account deleted. Gutya rero ugiye kuyisiba account yawe, hano hantu handitse hejuru haranditse ngo bagwa n'amabwiriza ngo you are about this is your account free permanent deletion, you activated your account has cancelled this deleted after 90 days
deletion process will be want to be related your account information you have ended. Ngo kugira ngo hano ngaha rero ugeze ngo kugira ngo wongere kubona information ngo byasaba iminsi 30. ubwo duhagarikirane dukanda hano deleted this account kwamara iminsi 30 kugira ngo twongere gukoresha ino account. Hano rero twebwe kuko ino account tutayishaka kandi tutanayikeneye, kuko gufungura account nyinshi nababwiye ngo ni bibi, bishobora guteza ingaruka nyinshi cyangwa bigatuma hari umuntu winjiye muri account yawe. Ese ibindi bibazo byose wifuza kumbaza kuri Facebook account ubimbazeho, unyandikire muri comment umbwira ati hari ikindi kibazo mfite kuri Facebook account, icyo kibazo ndakibasha kukigusobanurira neza. Uraza rero uhita ukanda we hano ngahanditse ngo deleted this account, urakanda. Ukiyakanda account gutya iyaba ari cyo kibazo cya nyuma kindi uhuye nacyo. Account yawe hasi urabona baratubwiye ati account, urabona ko account yacu yagize ute, yasibwe account yacu. Niba nawe rero wifuza ukuntu nawe wabasha kumenya ukuntu wafungura wabasha gusiba account gutya ku buryo ngubu bwagufasha, niba wari uzi ko ufite account nyinshi zikubangamira cyangwa zikutera ibindi bibazo, yaba cyangwa zikugiraho izindi ngaruka zindi cyangwa ziguteza ibindi bibazo, niba uzi ko ufite account nyinshi zishobora kuguteza ingaruka cyangwa ibindi bibazo bindi, izo account ukuntu wazisiba biroroshye. Tuzongeye guhura n'ikibazo y'ukuntu utazi gusiba Facebook account yawe. Kwibutsa ko iyi channel yacu ibijyanye na Phone TV. Kwibutsa ko ino video niba yagufasha y'ukuntu wabasha gusiba Facebook zawe account, ndagusaba ngo ukore kuri subscribe, ufungure inzogera kugira ngo channel yacu ikomeze kuzamuka. Yarigeze ahangaha, mukomeze mudusupporting kugira ngo ibashe gukomeza kuba yazamuka, mukomeze kuba mwabasha kubona ibihangano byacu. Niba ari indi video utabonye cyangwa izindi video utarabasha kubona, twakoze video nyinshi, wabasha kugenda ukabasha kuba wabona video nyinshi zabasha kugufasha mu buryo butandukanye. Ntago waburamo na nkeya zabasha kugufasha mu bibazo ufite. Reka dukomeza kubabwira ngo turabakunda cyane cyane, mwege mudahwema kudukurikira, tukomeza no kubabwira ngo mukomeze kugira Noheli nziza. Noheli nziza yaba badukurikira muri Uganda, yaba Tanzania, bose tubabwira ngo Noheli nziza. Turabakunda cyane rero, dukomeza kubabwira none ubutaha tugiye gukora kuri video. Noneho hari benshi mwatubwiye ngira video yo kumenya location yaho telefone iri, nabifuza ko twakora kuri P network, no batwandikire kuri muri comment, kuko ibibazo byo muri comment turabireba cyane kugira ngo kuko nimwe tubasha kuba twakorera. Umuntu wese hano bari kumbaza kuri tracking, ukuntu wabasha gutrackinga telefone, iyo video nayo ndaje nyibakurikizeho nayo nyibahe. Nabari kumbwira ati nkomeze nyibahereze, ndaje nyibahereze. Ntimugire ikibazo, turabakunda cyane. Ciao ciao.